ni bwa bugingo yadusezeranije. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo rero dusenga Imana, twakire mukozi w'Imana Sophie, hanyuma tugezeho ijambo Imana yashyize muri we. Mwami Yesu, twongeye kugushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe rwabanye natwe muri iyi minsi yose, kandi muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Reka tukwisabire iri jambo ribe rigari mu mitima yacu, kandi imitima yacu ibe imbibe nziza yo kwakirira ijambo. Dusengeye umuntu wese uri buryumve, dusengeye umuntu wese uzaryumva na nyuma yaho, dusengeye imitima yacu kugira ngo uyigirire neza. Mana, ugira utuvana nawe utugeza kubwira ijambo. Umwuka wawe wera arishorere rigere neza mu mitima yacu, kandi dukore icyo waritumye. Icyubahiro n'ikibi cyawe tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Haleluya. Ndabaramukije kandi nanone ni mwene so MUHIMPUNDU Sophie, mugiye gukomeza kubana. Ejo mu kigisho cyacu tubwira ko Yesu agiye kuza, twarebeye hamwe ikimenyetso, kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kuza, ni nacyo tugiye gukomeza uyu munsi. Twaroye ubuhamya bw'inshoreke ya Aburahamu yitwa Hagari, ifite ubuzima bushushanya imibanire y'Uwiteka Imana n'igihugu cyayo cya Isiraheli, ko ari cyo Imana yashyiriyeho ubuhamya bwa Hagari, nkuko tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 kuva ku murongo wa 21. Twaroye uko Hagari kimwe n'igihugu cya Isiraheli yirukanywe ubugira kabiri mu rugo rwa shebuja Aburahamu, kuko yahawe umurimo wo kuzabyara umuragwa w'urugo rwa shebuja, akawitiranya akagira ngo yabaye nyir'urugo. Hanyuma ibyo bituma Imana, nubwo umwana yari atwite Aburahamu yaramukeneye cyane, ariko ntibyatuma amwirukana mu rugo rwe rwose. Aragenda n'umwana afite mu nda aramujyana, ntibyatuma amugirira impuhwe, kubera yuko iyo umuntu yagomeye Imana ntabwo bikitaye ku mpano ze agira mu nzu yayo, ntabwo ziba zigifite agaciro. N'umwana atagaciro rero twarabibonye. Ibyo byose tubona uko yagarutse mu rugo kwa Aburahamu, nk'uko igihugu cya Isiraheli nacyo cyagomeye Imana ikakirukanira mu bunyagi Babuloni, kikazagaruka mu gihugu, kikabwirwa ngo abaturage ba Isiraheli bakabwirwa ngo ikintu kizatuma uba mu gihugu naguhaye nuko uzumvira ukitondera amategeko yanjye. Hagari we yarabwiwe ngo agende yemera ibyo nyirabuja mugirira byose, yitondera amategeko yabone kuba mu rugo kwa Aburahamu. Twageze rero aho umwana w'imfura wa Aburahamu witwa Ishimayeli yagaragaye ari mu cyaha cyo kunegura mwene se. Yaneguye mwene se, bimuzanira ingorane zo kwirukanwa mu rugo kwa se. Dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 22, tubona icyo Yesu yavuze ku cyaha cyo kunegurana, agira ati umuntu urakarira mwene se akwiye guhanwa n'umucamanza. Arongera kandi ati umuntu wita mwene se umupfu nukumunegura. Kwita umuntu umupfu nukumunegura. Yesu aravuga ngo akwiye guhanirwa mu rukiko we ntago bamuha convocation ngo yizane, ahubwo baramushakisha nk'umukirimi, nk'umuntu wakoze icyaha ndenga kamere. Tubona kandi n'urubanza rw'umuntu utuka mwene se, usohora igitutsi mu kanwa akagituka mwene se ngo amubwira ngo wagicucuwe. Niko Yesu yavuze. Yesu aravuga ngo uwo nguwo nta rukiko, nta manza, nta kuvuga ngo bamukatiye ibi nabirangiza za hoya, ngo ahubwo ajugunywa igihonomo, kubera ko atutse umuntu Imana yaremye ngo ni igicucu. Imana idufashe, ijambo ryayo ritweze, twihane kurakarira bene data, twihane kubanegura, kandi twihane no kubatuka. Imana idufashe, umwami wacu atugire neza cyane. Iri jambo rinzaho naribajije ntese kuki hano Yesu yagaragaje urubanza rw'umuntu urakarira mwene se, akagaragaza urubanza rw'umuntu unegura mwene se, n'urubanza rw'umuntu utuka mwene se, urubanza rw'umuntu ukubita mwene se ntarugaragaze. Umuntu ukubita mwene se we buriya we bigenda gute? Ntinda kubimenya
buracya ku wundi munsi Imana irangenderera, kuko nari nakomeze kubyibaza nkumva birangoye, nkibaza umuntu kubita mwene se kuki Yesu we ntacyo yabivuzeho. Nuko umwuka w'Imana arambwira ngo rero impamvu Yesu atagaragaje urubanza rw'umuntu ukubita mwene se ngo ni ukubera yuko bitabaho, ntibinashoboka. Maze ndatangara, ntangazwa no kumva Imana imbwira ngo nta muntu ukubita mwene se kandi njye mbazi. Ndabaza abantu bakubita bene se barwana, abakoresha bakubita abakozi, abagabo bakubita abagore, abagore bakubita abagabo, abarezi bakubita abo barereshwa. Numva ndatangaye, ngitangara umwuka w'Imana kandi arambwira ngo kamere y'umuntu kubita mwene se mu ijambo ry'Imana ntabwo riyibarana na kamere z'abantu. Niyo mpamvu nta rubanza rwe rugaragara, ntabwo ari umuntu. Kamere ye ni kamere y'igisimba, y'igikoko, y'inyamaswa. Niyo mpamvu Yesu ntacyo yamuvuzeho. Kandi ntabwo igikoko gicirwa urubanza n'amategeko y'abantu. Ntabwo inka yakwica ngo ujye kuyirega kuri burigade, ahubwo urayihunga nyine ukiruka ukayihorera, kuko bari inka ntabwo ari umuntu. Imana rero idufashe. Nicyo cyatumye Yesu atuma kuri Herode amwita ingunzu. Ingunzu ni igisimba cyangiza insina kikona ibitoki. Mu gihe Yesu yazaga mu isi rero yahingukiye mu rutoki rwe ari rwo Bisiraheli. Abisiraheli ni urutoki rwe n'insina yishimiraga. Ageze masanga harimo Herode. Asanga Herode ibintu akora mu Bisiraheli neza ni nk'iby'ingunzu ikora mu rutoki. Nuko ngo amutumaho aramubwira ngo va hano, ngo genda, ngo wikomeza kuhavuga ubutumwa. Yesu atuma abo yari atuma izo ntumwa za Herode, arazibwira ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo ndigisha abantu none, nejo mbabatize, ku wa gatatu nzaba ndangije rwose. Kandi ku munsi wa gatatu koko Yesu yararangije. Kurangiza byose Yesu yavugaga ntago kwari ukugenda ngo akore ibyo Herode yifuza, ahubwo wari umunsi wa gatatu yazutseho. Haleluya. Ku wa gatatu yararangije rwose. Amen. Imana idufashe rero, reka nkubwire iki. Wihane kurakara, wihane kunegurana, wihane gutukana no kurwana. Yesu agiye kuza, nibyo ndimo kukubwira. Ugere ku kigero cya Kristo. Kristo niwe muntu wakubiswe n'abatamurusha imbaraga, ntiyabasubiza. Ngo baramutuka, ntiyabasubiza kandi nawe afite ururimi. Ngo baramurakarira, baramuvuma, bamuzunguriza umutwe, ntiyabishyura. Ngo ntiyagira uwarakarira muri bo. Imana idufashe tumwigireho, kuko ni umugwaneza woroheje mu mutima. Natwe tuzabona uruhukire mu mitima yacu. Imana idufashe cyane. Reka uyu munsi rero turebe ibyo kwirukanwa k'umwana w'imfura wa Aburahamu uko byagenze, kwirukanwa kwa Ishimayeli. Twasomye Itangiriro igice cya 21 kuva ku murongo wa 14, haranditse ngo Aburahamu azinduka kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo muhungu aramusenda. Reka turebe ibi ngibi. Umutsima, imvumba irimo amazi, amuhereza n'umwana we, amwirukana mu rugo rwe. Naho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11, reka tuharebe. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere, haranditse ngo nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi yuko byanditswe bivuga ngo Eliya uburyo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana ati mwami bisha abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamusubije iki? Yaramusubije iti nisigiye abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranyijwe kubw'ubuntu, ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Haleluya. Ngo mu gihe Aburahamu yasendaga inshoreke ye Hagari, ngo yamuhaye umutsima mutoya birumvikana, ngo amuha
n'imvumba y'amazi, reka tuyite akajerekani k'amazi. Ntago yamuhaye amata, ntago yamuhaye ji, ahubwo yamuhaye amazi. Kandi ahandi hakavuga ngo Aburahamu ibyo bintu biramubabaza, kwirukana imfura ye biramubabaza cyane, bimutera agahinda. Ngo kubera yuko umugore yarabimubwiye ngo agiye gusenga Imana nayo irabyemeza, ibyo umugore yavuze Imana irabimubwira iti bikore nibyo mwirukane. Ngo maze biramubabaza, afata icyemezo rero cyo kwirukana imfura ye, ariko biragaragara yuko ayirukanye abizi neza yuko inyuma y'urugo rwe nta buzima izahabona, nta mazi izahabona, nta mutsima izahabona. Ngo amuha amazi makeya yagombaga gushira mu gihe gitoya. Aya ngaya ashushanya umubare mutoya w'Abisiraheli bagezweho n'agakiza. Bakeya, na amazi makeya igihugu cya Isiraheli cyahawe mbere yuko gicibwa. Ngo hari abantu bakeya bakiriye agakiza, ngo barimo na Paulo wari umubenyamini, ngo yakira agakiza ameze nk'umwana w'icyenda cyangwa uwavutse adashyitse, umupurimatire. Nguko niko Imana yasigaje abantu bakeya mu gihugu cya Isiraheli, bose ntibanangirwa imitima, ngo ahubwo bake muri bo ibaha agakiza. Na amazi makeya rero igihugu cya Isiraheli cyahawe ataragombaga kumara igihe nk'aya ngaya Hagari yahawe. Hanyuma ngo aragenda azerera mu butayu, amazi ashira mu mvumba, birumvikana n'umutsima urashira. Umwana arasonza kandi yicwa n'inyota. Hakurikiyeho iki nk'uko twasomye, ngo yamaze kwicwa n'inyota no kubura amazi. Nimvuga ntyo ubyumve nk'uko igihugu cya Isiraheli cyabuza agakiza, kikabura amazi, kigakakara. Ngo maze nyina amwikuraho ngo atareba uko apfa, amuryamisha munsi y'igihuru, ngo amuhe intera ingana nk'aho umuntu yarasa umwambi. Wibuke yuko nyuma yuko Yesu avuye ku isi mu bindi binyejana, igihugu cya Isiraheli cyatandukanye n'abana bacyo n'abaturage bacyo. Baragenda bazerera mu mahanga. Mu ndirimbo ya Mose yaravuga ngo basogoberezwayo, barababazwa cyane. Nk'uko Hagari yikuyeho umwana akamushyira ukwe, niko igihugu cya Isiraheli cyatandukanye n'Abisiraheli, bajya mu mahanga bababarirayo cyane. Imana idufashe. Ngo uwo mwana watandukanye na nyina rero, ngo atera hejuru ararira, ngo maze Imana yumva ijwi rye iri mu ijuru, yohereza marayika wayo. Niho twasomye rero. Marayika yaraje agira ati, ntago marayika yazanye amazi, ngo ahubwo yaraje arabanza abwira nyina, yagendereye nyina, aravuga ngo byutse umuhungu wawe hariya wamushyize umufate mu maboko. Haleluya. Muri iki gihe uribuka ko ibyo byabaye kandi byashyitse. Igihugu cya Isiraheli cyafashe abaturage bacyo, Abisiraheli cyongera kirabasubirana, kibafata mu maboko. Ibyo Hagari yabikoze, yabishushanyije afata umuhungu wamubyutsa munsi y'igihuru, amufata mu maboko, arongera aramusubirana. Ibyakurikiye ibyo ngibyo ni iki? Ngo nuko marayika yamuhumuye amaso abona amazi. Ntago marayika yaje ngo acukure iriba amazi aboneke, nta nubwo yayazanye. Amazi yari ahari aho ngaho, ahubwo nta maso afite yo kuyareba. Nk'uko Abisiraheli bananiwe kumenya Kristo ari we mazi y'ubugingo, ari we gakiza, bakakayoberwa kandi babana nawe, niko Hagari nawe yabuze amazi yo kuramira umwana kandi ari aho ngaho, kubera ko Imana yamuhumye amaso. Imana idufashe. Marayika rero ngo amuha guhumuka, abona amazi, abona ko burya ari iruhande rw'amazi. Bayobewe Kristo kandi babana nawe ari we gakiza, baramuyoberwa. Igihe kizagera rero, ndetse kigiye kugera, bahumuka amaso. Nibyo nibuka kukubwira, amaso yabo ahweze, bamenye ko Kristo ari we Mana, ari we mucunguzi wacu, ari we gakiza. Bazabimenya kubwo guhumuka amaso. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza. Ndagira ngo umenye iki ngicyo ukitondeye cyane. Hagari nyuma yo guterura umwana no kumufata mu maboko, nta kindi cyaciyemo, nta yindi evenuma yaciyemo. Wenda ngo aramuheka se, aramuzembagiza, wenda ibyo byari kuba bisobanuye ikintu kinini. Ariko ngo nyuma yo kumufata mu maboko yahise ahumuka amaso, abona amazi. None niba Abisiraheli barasubiye mu gihugu cyabo cya Isiraheli, wagize ngo hari ikindi kizacamo, Yesu azahita agaruka. Kubona amazi kwabo, kumenya Kristo kwabo, bisobanuye kumubura kw'abanyamahanga twebwe.
bisobanuye kuvuga ko impanda y'itorero, bisobanuye kuva mu isi ku itorero, bisobanuye kugaruka kwa Kristo aje kujyana itorero. None ubu Hagari afite umwana we mu maboko, igisigaye ni iki? Ntacyo. Yesu agiye kuza, nibyo nakubwiraga. Biruta uko wayigeze ubyumva, bigiye kuba noneho rwose. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Kristo ni umukunzi w'itorero kandi ni umwami waryo. Hariho gusubira inyuma kwinshi, Satani arakora mu buryo bukomeye, ariko Kristo ntabwo yaretse itorero, ararikunda. Ijambo ry'Imana rikavuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 12, hakavuga ngo urukundo yakunze abe bari mu isi, ngo nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Iryo jambo ndarikunda cyane. Urukundo Kristo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza no kuri twebwe two mu minsi ya nyuma. Urwo yakundaga babakiranutsi ba kera bamwe Satani atigeze ahunahuna, nirwo dukunda natwe. Kristo rero ngo azeze itorero rye, aryishyire ridafite ikizinga n'umunkanyari. Reka nkubwire, azaryeza nk'uko umumeshi amesa imyenda, akureho ibizinga, atere n'ipasi, akureho n'iminkanyari. Ngo n'umunkanyari ntago ushaka. Kristo azatweza, atujyane, humura. Hari kwezwa k'uburyo butatu nshaka kuvugaho nsoza, bwanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12, igice cya 12, umurongo wa 10. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10, haranditse ngo benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi. Imana idufashe. Kwezwa, gutunganywa, gucishwa mu ruganda. Nk'umumeshi niko Kristo azatweza, niko nakubwiye. Iyo umumeshi amesa imyenda, hari umwenda uba ukwiye gutunganywa gusa, utagoye, udakomeye, utanduye cyane, nuko utunganya, ubundi ukabura utunganye birarangiye. Hari umukristo ugira umutima kuri wo, ijambo ry'Imana rirahagije gusa. Yumva ijambo ry'Imana rikamutunganya, akikomereza urugendo nta bindi. Ni umukristo ukwiye gutunganywa. Kristo azadutunganya. Ariko mu myenda habamo n'imyenda igora, nk'isume. Burya ntabwo wayifura umunsi umwe. Sume yera, uravuguta ukazana womo, ugatogosa mu mazi, ugatarampa, ukazayizindukiraho ejo. Hari umukristo ugira umutima ukwiye kwezwa, ni ukuvuga gukosora amakosa ye ya buri munsi. Kwezwa ni ukuvuga kwishyura abo wambuye, gusubiza ibyo wibye, usaba imbabazi abo wahemukiye. Burya ni ukwezwa, kwiye kubikora nabyo. Kwezwa k'uburyo bwa gatatu, hari umukristo butagikozwe ijambo ry'Imana, wirenze ijambo ry'Imana, ntacyo riba rikimubwiye. Ona wabaho kuri we ijambo ry'Imana reka da. Uzi ko hari imyenda itameseshwa amazi, ntimesheshwa amazi n'isabune, kandi nayo ikandura, nayo ntibiyibuza kwandura. Ariko umunsi wanduye ni ukuwujyana mu mashini, mu ruganda. Niba uri umukristo rero ukaba utagikunda ijambo ry'Imana, iyo wazinutswe ijambo ry'Imana ni ikimenyetso simusiga cy'ukugiye kugwa, uri muri position mbi y'ubugingo. Nubwo utarakora ibindi byaha ngo wihandagaze ubikore, nubwo utaranywa inzoga, nubwo utarazirura birya byose ngo abantu babibone, ariko kuba warazinutswe ijambo ry'Imana ni ikimenyetso cyo kugwa rwose. Ariko humura, Kristo afite uruganda ku muntu nk'uwo. Uwo mutima nawo aba afite uruganda rwawo, kubera yuko utagikozwe ijambo ry'Imana nk'amazi yeza umukristo. Kristo awujyana mu ruganda. Uruganda, Kristo agira inganda. Pastor, Kristo agira inganda z'imitima.
kandi buri mutima wa buri muntu yawubonera uruganda rwawo bitewe n'uko urwaye. Kristo yarubona. Umubiri wawe, uwo mubiri wawe yawuhindura uruganda akagucura. Urushako rwawe Kristo yaruhindura uruganda hanyuma akagucura. Ukemera ibyo wahakanaga ugahakana ibyo wemeraga. Akazi kaguhesha umutsima ko ngaha kushyiraho umutima cyane ukarinda niyo uhemukira Imana, burya Kristo yagahindura uruganda. Umuturanyi yamuguhindurira uruganda, umwana yamuhindura uruganda, umugabo yamuhindura uruganda, umugore yamuhindura uruganda, mwene so mu nzu y'Imana yamuhindura uruganda. Kristo akagucura. Kristo agira inganda, tumuhaye icyubahiro. Azagucisha mu ruganda rero. Mu ruganda ni mu bigeragezo. Ibigeragezo bizanywe n'Imana bigira ngo umukristo akanguke areke guta inzira ye. Ni rwo ruganda Kristo ashyiramo imitima y'abantu. Ariko nabwo ngo ni benshi bazabikorerwa, ntago ari bose. Niba uzashyirwa no mu ruganda ni amahirwe, ntago ari bose bazabikorerwa, ngo ni benshi bazatunganywa. Ngo hariho ababi bazakomeza kuba babi bakaba babi kurushaho. Ababi bazakomeza kuba babi. Mperutse kumva amakuru ako nyumva buri munsi yabaho gusubira inyuma kw'abakristo gukabije. Abakristo turimo gusubira inyuma kandi Yesu agiye kuza, nibyo nakubwiraga. Ndatekereza, ntago nabatekerejeho ahubwo nitekerejeho. Ndavuga nireba nongeye nkaba umupagani. Ngo byari bitewe n'ubuhamya bwabo numvise. Nafatagaho icyitegererezo basubiye inyuma baba. Avuga ngo nkongera nkaba umupagani koko. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo n'uhagaze yirinde tagwa. Hanyuma ijwi ry'umwuka wera rirankangara rirambwira riti ninde wakubwiye ko umukristo usubira inyuma bafite amahirwe yo kongera kuba umupagani? Iyo umukristo asubiye inyuma ntabwo aba umupagani, ahinduka umuntu mubi hanyuma y'umupagani. Nta mahirwe wakongera kubona yo kongera kuba umupagani. Uzi umuntu uhinduka we, uhinduka umwanzi w'umusaraba wa Kristo. Niko Bibiliya ivuga. Uhinduka umwanzi w'Imana. Uhinduka umuntu urwanya Imana nayizi. Uhinduka umuntu urwanya ukuri anakuzi. Uhinduka antikristo. Ntabwo uhinduka umupagani. Garukiraho, Imana igufashe. Ntukishinyagurire ngo uzongera ube umupagani. Uzabikura he? Ntabwo bishoboka. Uzaba mubi hanyuma y'umupagani. Ndakwibutsa yuko Imana ntabwo irwanya umupagani. Imugenderera ikamusura ifite impuhwe igira ngo irebe ko yakwizera. Ariko umuntu wihinduye umwanzi w'Imana, wamenye inzira y'ukuri agasubira inyuma akarwanya Imana, yo imurwanya nk'uko irwanya abadayimoni. Ntabwo ugifite amahirwe yo kongera kuba umupagani. Ahubwo nuva muri iyi nzira uzihindura umwanzi w'Imana. Tubisoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, reka bariho dusoreza. Igice cya kabiri ku murongo wa 20. Haranditse ngo niba kumenya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiraniririzamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushijeho ibya mbere kuba bibi. 21 hakavuga ngo icyajyaga kubabera cyiza iyaba batarigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Gusubira inyuma ni bibi, Yesu agiye kuza. Wisubira inyuma, garuka, Yesu agiye kuza. Wikwihindura umwanzi w'Imana, kandi Yesu rwose agiye kuza. Ubwo Hagari yongeye guterura umwana we, agiye guhumuka abone aya mazi twe dufite dukerensa twahawe, twiburiye umwanya wo gushaka yo kuyanywa. Abisiraheli bo bararize baratakamba nk'uko Ishimayeli yarize,
bayinginga Imana ngo ibagarurire agakiza kuko inyota yari ibishe. Imana idufashe. Nkwibutse ko aka gakiza dufite kugira ngo tukagire, byasabye Imana gukora ikintu kibabaje nka kiriya cya Aburahamu cyo kwirukana, guheza, gufungirana imfura zayo mu isi, Abisiraheli. Imana idufashe, umwami wacu atugire neza cyane. Kaninginga pasiteri ahaguruke turirimba igitero kimwe cy'indirimbo dusoza, hanyuma narangiza twese aradusengera Imana. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwita n'ingoga. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu. Bene data, dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye, mutima wanjye, bamaso utungane iminsi yose. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Dusenga Imana aho uri umaze kumvira ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana nibwo butumwa, nicyo cyatumye Yesu aza mu isi. Nta kindi, ni ukugira ngo twebwe aturokore, atugeze mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe birihuta n'ingoga. Imana nishimwe. Umwuka wera ugiriwe ubuntu arakwibukije. Umwuka wera ngiriwe ubuntu aranyibukije. Umwuka wera aragusanze, ariko mwemerere ukora icyagusaba icyo. Tubonye yuko iyo umuntu yaguye akaba umupagani, biragoye. Mwene data, garukira aho ngaho, wisubira inyuma, ikomeze. Kristo agiye kugaruka. Ariko dufite umunezero wowe, nuko abamukurikiye nyabyo by'ukuri tugiye kugera iwacu mu ijuru. Haleluya! Tugiye kugera iwacu mu ijuru, ni akanya gatoya guhumbya no guhumbura, tukaba tugezeyo. Icyakora yaravuze ngo ntago muzi umunsi n'igihe, ni nayo mpamvu n'ubu ngubu yaza, n'ejo yaza, tuvuye muri studio, turi muri studio yaza, byose birashoboka. Reka dusenge Imana. Tugiye kugusengera wowe. Umva icyo tugiye gusengera. Tugiye gusengera wowe urimo kubikerensa, urimo kugira intege nke, guru ntege, ugenda byanga, kugira ngo Imana igushoboze wongere ufate umwanzuro. Nawe Bibiliya iravuga ngo naho igiti cyatemwa kirongera kikagira gute? Kigashibuka. Nawe Imana yakongera ikakugarura uyu munsi. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukugirira neza no kukwakira. Reka tugusengera Imana nawe wongere ugaruke mu murongo. Ubwo abantu batagiterana mu nsengero, bamwe nyine baraguye, baba bapagani, bamwe bari kwibaza bizagenda gute, ariko Imana yiteguye kukubabarira. N'uyu mwanya wa none yakubabarira, ikaguhindura mushya, ukaba icyaremwe gishya, ukongera ugasubirana ubuzima. Haleluya! Ubwo itorero rigiye kugenda, nawe ukazajyanwa naryo. Imana nishimwe cyane. Wowe rero utari wakamenya Imana na gatoya, ufite amahirwe yo kuyimenya uyu munsi. Bikitwa uyu munsi Imana nawe yakwihishurira. Nta kindi no gukora iki, no kuvuga ati ndi umunyabyaha, nanjye nemeye Imana, ndayakiriye muri njyewe, kugira ngo ihindure ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye, nanjye mbibe icyaremwe gishya. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe, tumaze kumva ijambo ryawe, hari icyo ridutegetse, ritweretse yuko uri hafi kugaruka.
turacyari mu mwanya w'imbabazi, ukomeje kutugirira imbabazi nibambe. Ni nayo mpamvu muri uyu mwanya dusenze twinginga kugira ngo tugirire neza, ugirire neza mwene data uyu nguyu wasubiye inyuma, yari yarakumenya asubira inyuma, ariko tubonye yuko ukiri ku ntebe y'imbabazi. Uyu mwanya gusabye imbabazi, wakongera ukamwemera akaba umwana wawe, akaba ubwoko bwawe wishimira. Uyu mwanya wa none turamusengeye kugira ngo Mana umugirire neza, imbabazi zawe zimuzeho, umugirire impuhwe nibambe. Urakoze Data kuko ubikoze. Dusengeye n'uyu nguyu utari wakumenya kugira ngo akumenye, umwihishurire, amenye yuko hari Imana ikiranuka, Imana ibambe n'imbabazi nyinshi, Imana igira neza, Imana itanga ubugingo. Haleluya. Urakoze Data. Dusengeye buri wese, dusengeye n'abakumenye bakaba bakikwitaho, bakaba bakikuzi, bakaba bazirikana urukundo babakunze, nabo turabasengeye kugira ngo bambike imbaraga zawe zibabeho, kugira ngo bakomeze muri uru rugendo. Tunyura mu misozi, mu mataba, aho hose niko duhura n'umwanzi, ariko tujya dusaba kugira ngo Uwiteka dufashe muri uru rugendo, kugira ngo uzatugeze amahoro. Haleluya. Urakoze kuko ugize neza. Dusabiye umugisha buri wese wumvisha ubu butumwa, kandi dusabiye umugisha buri wese uzabwumva na nyuma y'aha ngaha, buzabe Mwami imbuto nziza, kandi turabyizeye. Dusabiye umugisha na mwene Data utugijeho ubu butumwa, umuha umugisha, n'ababwumvishije ubaha umugisha. Icyubahiro n'ikibi cya mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana rero kuko yabanye natwe muri